Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 5. Dusome duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'10. Abonye abantu benshi azamuka umusozi. Amaze kwicara abigishwa be baramwegera. Aterura amagambo ati: hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abikiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Mbese nawe aho umutima wawe uraboneye? Isuzume neza, urebe uruhande uhagazemo, urebe niba koko uri mu mubare w'abahiriwe, urebe niba ntacyo wahindura, urebe ko nawe wakwisuzuma neza ukajya mu mubare w'abo Imana yishimira, w'abo Imana ireba ikabona nk'abahiriwe, ukajya mu mubare w'abantu bakorera Imana yishimira. Mana, turagushimiye kandi tugushimiye ijambo ryawe. Twemerere urizirike ku nkingi z'imitima yacu, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina.